tubariye indirimbo akaririmbo kagufi mfatanyije na madame hano hanyuma tubone kwinjira mu ijambo ry'Imana. Yego. Umuryango kunda Imana ubiba ubutumwa bwiza umurage ubutumwa bwiza busiga intwari zo kukomeza umuryango iby'ukuri kunda Imana ubiba ubutumwa bwiza umurage ubutumwa bwiza busiga intwari zo kukomeza. Ubutumwa bwiza ni isoko y'ubugingo, ubutumwa bwiza ni isoko idakama, ubutumwa bwiza ni indero y'ubuzima n'ubugingo. Nawe mubyeyi toza abana bawe ukiriho ubutumwa bwiza kuko ari inshyimbo itanura bawe bazimiriye mu byaha. Nawe mubyeyi toza abana bawe ukiriho ubutumwa bwiza kuko ari inshyimbo itarura bawe bazimiriye mu byaha. Ubutumwa bwiza ni isoko y'ubugingo, ubutumwa bwiza ni isoko idakama, ubutumwa bwiza ni indero y'ubuzima n'ubugingo. Imana ibafashe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Timoteyo wa kabiri ibice bitatu umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 17. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Amen. Turangirize muri Zaburi Zaburi y'ijana na 19. Turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 11. Zaburi ya 19 umurongo wa 11. 119 umurongo wa 11 ifite imirongo myinshi cyane ariko turisomera gusa umurongo umwe gusa. Umurongo wa 11 niba twahageze
twasoma nari nabuze ngo ndabwira abantu basomere ariko gucunguza umwanya reka turebe ko twasoma. Ndabika ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Amen. Amen. Reka nanjye mbanze mbiyegereze mu ijambo ry'Imana kandi dushimira umuyobozi wa gahunda wabashije kutwiyegereza twese kandi dushima Imana rwose ko duhaye umwanya mwiza kugira ngo tubashe kuganira. Bakimbwira ngo tuzaganire, ndabanza gushima Imana yatwemereye twese guhura kuba turi aha ngaha kandi mbiyegereza mu ijambo ryayo. Nongereho nshimire cyane cyane umuyobozi w'iyi gahunda w'ivugabutumwa mpuzamahanga Aimable ndetse na timu bakorana, ntibagiwe ndetse abashumba bahora bafatiye umwanya wo kubwiriza n'abandi bavugabutumwa batari abashumba, ndetse nshimira n'abaririmbyi bafata umwanya wabo wo kuririmba. Iki ni igikorwa gikomeye cyane, Imana ibamugisha. Ndetse nshimira na madame wabashije kunzana muri groupe. Nari namunaniye, namubwiye ati ndamusaba imbabazi, nari namunaniye umunsi yambwiraga yuko hari ahantu abantu baza bahura bakaganira. Ndamubwira ati ntabwo naza ku amagurupe narayanze. Arambwira ati ayo magurupe yo ntabwo ari amagurupe y'impaka n'amagurupe y'ijambo ry'Imana. Nanjye ndamusubiza ati hari amagurupe menshi nzi baha ijambo ry'Imana bajyaho kuguma ku impaka y'ijambo ry'Imana, ibyo bahavugira numva ntasubira kandi kujya ku mirongo. Ariko amaze kunyegereza ndaza kangahe ndatarama ndareba yo nsanga koko mbese igikorwa mufite ni ijambo ry'Imana, n'ivugabutumwa mpuzamahanga, n'ivugabutumwa rya missionnaria. Niyo mpamvu navuze ati ntabwo rwose twaganira ntabashimiye. Imana ibaho umugisha kuko iki gikorwa ntabwo n'indashyikirwa niko nabivuga. Yego. So ndavuga ati se niki twaganira. Nsubira inyuma ntekereza mbwiye bambwiye kuganira, ntekereza mu gihe turimo kinyajana, turimo ibihe turimo by'intambara, amajwi y'impuha hirya no hino, ibihe byagiye bihinduka mu bantu. Ndavuga ati se niki twaganira, ni irihe jambo rikwiriye abantu baganira muri iyi minsi. Nuko rero ntekereza muri aya magambo, ariko nza kwibuka Yesu nawe abana ari kumwe n'intumwa. Yesu yagiye gusezerana n'intumwa, azibwira amagambo ari muri Matayo ibice 28 uhereye ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20. Abafite umwanya bahasoma. Araza arabaganiriza, arangije kubaganiriza arabatuma, abaha mbese ni itegeko yabahaye kugira ngo batume by'ingenzi cyane. Arabatuma, amaze kubatuma ababwira amagambo ngo nimugende mubwiriza abantu bose mu mahanga ubutumwa bwiza. Barangize arababwira ngo abazemera bagahindukira bagakizwa muzababatize. Nukuvuga nk'amagambo akurikirana kugenda no kubatiza, ariko cyane cyane arababwira ngo muzabigishe kwitondera ibyo nababwiye. Ariko kandi aravuga ngo nzaba ndi kumwe namwe ntugera kumvira y'isi. Kubihinduka ni kugutuma niki urwo rugendo n'ubunya bakibwira iyo komandasiyo yatumye ni yihe. None ndagaruka ndavuga ati se ko yatumye cyagiye intumwa zabanye nawe zikamugenderaho zikareba ibyo yakoze, barangiza bagahaguruka nubwo bagiye bahura n'ingorane cyane, bari banafite n'ubwoba aho bazaja, ariko barahagurutse yabatumye ngo bagende mu mahanga yose. Noneho nibwo navuze ati igikorwa mwakoze igikorwa cy'amahanga yose. Ntabwo mwacecetse, abantu bari mu kuvuga ubutumwa bakabugarura muri bo bonyine ubwabo, barangiza kubugarura muri bo bonyine ubwabo ugasanga ntibwagaze hirya no hino. Ariko iki gikorwa muzabatiza, muzigisha ndetse muzahugura. Kubera iki mwarahagurutse kugira ngo muzana abavugabutumwa bo hirya no hino, muzana abaririmbyi bo hirya no hino kugira ngo babashe kwigisha, kandi uko kwigisha niyo ntego ikomeye cyane y'ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu navuze ati mu ntego y'uyu munsi wa none nibyo ngiye gukora, ngiye kwigisha ijambo rivuga ngo ibyanditswe byera bigira umumaro wo kwigisha. Niyo mpamvu nasomeye ariya magambo, umumaro w'ibyanditswe byera. Nakomeje kubona mutumira abavugabutumwa b'ingeri zose. Noneho nsubira inyuma ndavuga ati ibyiza nuko nanjye nasubira inyuma nkaza kuganira urugendo rw'ubushuti bwa Paulo na Timotheo, kugira ngo icyo bagezeho kugira ngo nabo abashe kwigisha, abashe kumutuma ngo nagende. Ariko nsubira inyuma ndeba twebwe turabiriye sezerano,
ndabizi ko muri Bibiliya muri abahanga ba Bibiliya benshi n'abateologiye abandi bakishwe kuva kera basomye Bibiliya, ariko ngira ngo turi amateka gusa y'ibihe bitatu nko navuga. Igihe cya mbere ni isezerano rya kera. Iyo tuvuga ngo isezerano rya kera tuza dusubira inyuma mu mateka y'Abisiraheli. Twarangiza gusubira nyuma y'amateka y'Abisiraheli, hari uko Bibiliya izimbwira ko bigeze kuba mu bibazo cyane, bigeze kuba mu buretwa, ariko Imana iravuga ngo reka ntume Mose agenda aje gukura ubwoko bwiwe mu buretwa mu maboko ya Farawo. Aramutuma icyo gihe muri iryo sezerano rya kera. Ariko isezerano rindi rishya rigeze, Imana itoranya Yesu kugira ngo iwe aze gupfira ibyaha byacu. Iryo ni isezerano intumwa zabayemo, arazihamagara imwe kuri imwe, arazitoza, arangije kuzitoza arazituma ngo nimugende. Ariko none isezerano turimo ubu nyine wagarura Yesu ngo atume cyangwa wagarure Pawulo, ko nagiye nsoma ntekereza ngo se Pawulo yabwiye Timoteyo ryari, ko mbona iki gitabo kiri mu isezerano rishya yamubwiye ryari. Nguma kwibaza ibibazo byinshi cyane, ariko nsanga yamubwiye ashingiye ku isezerano rya kera, kuko isezerano rishya ryari ritarandikwa. Aramuhamagara ngo akamutoze, yamuhamagara kumutoza iwe atarakomotse mu muryango w'abakirisitu, kuko se ntiyarakijijwe, ariko nyirakuru na mama wiwe bari bakijijwe. Arabwira ati kwizera ufite ni gukomoka muri mama wawe na nyogokuru Luisiya. Aratangira aramuganiriza kugira ngo amutureninge amwigishe. Sindagera ku ntego y'ibyo tugiye kuganira. Noneho ndagaruka ndatekereza ngo se wagarura Pawulo uyu munsi wa none akamuzana n'ayo magambo yatubwira nyine bino byanditswe. Ariko noneho ndavuga reka ne kuvuga Pawulo, reka nivuge Aimable watekereje iyi vision yo kugira ngo abashe gutumira abavuga butumwa, abapredikateri buryo butandukanye, abavuga butumwa ibihe bitandukanye. Noneho nsubiye mu Bayisiraheli mu mateka yabo, murabizi ko bwari ubwoko bwagendanye n'Imana igihe kirekire, bagendana n'abatambyi, bagendana n'abahanuzi, ariko igihe kiragera baravuga ngo reka bishakire umwami. Imana ihereza umwami ba Sawuli, bageze aho ngaho baratangira basubiranamo, bamaze gusubiranamo baracikamo, bamaze gucikamo bari imiryango 12, imiryango 10 ukwayo, indi 2 ukwayo, baratangira babi ibibazo, bamwe bikubita ku mutima, abanzi babo bamaze kubona batagifite imbaraga, badafite ubumwe, barabaye ibi abandi hanyuma abanzi baza kubatera. None nsomye amateka ngasubira muri royaume yo muri Noro, cyangwa se ubwami bw'amajyepfo, baraje guterwa n'Abasiriya, baragenda barabasenyera barabatwara. Bamaze kubatwara babatwara iminyago, bamaze kugirira iya bagiye mu minyago, ariko haje kuvuka abandi irindi vuga butumwa ry'uburyo budasanzwe. Ngiri ahari tumaze kugura muri exile mu mahanga, Aimable kazanwa n'indi vision kuvuga reka atoranya abavuga butumwa cyangwa se atumire abavuga butumwa badasanzwe bubundi buryo budasanzwe. Reka mnivugire bane muri bagiye mu gihe cy'Isamariya abavutse. Reka mvuge umugabo witwa Samuel afatanyije na Natani. Ibo barahagurutse baravuga ngo twebwe tuzaza twobserva ndetse ngo babe mu Gifaransa bazavuga ngo instrument de Dieu, babe nk'ibikoresho by'Imana. Barobservaga bakareba ibihari, bakabikoresho by'Imana, bakobserva ibihe, noneho bakareba n'ibiri mu bantu n'ibikenewe, bakobserva. Unyine wabagarura kugira ngo bawuserve abantu bo muri yaga bigari, cyangwa se abantu bo muri Afrika, abantu bo muri iki gihe. Amaze akazana agasoma Matayo ibice 24 kumanuka, amaze agasoma ibihe. Sinzi ukuntu yawuserva n'ukuntu yabwira abantu kugira ngo umunsi niki nabwira abantu uyu munsi. Niba nabwira bigishwa noneho kugira ngo bahindure ivuga butumwa, niba nabwira abaririmbyi ngo bahindure ivuga butumwa, niba nababwira ngo bavuge ubutumwa y'ubuhe buryo, yihendero y'ubuhe buryo, natekereje ngaruka ni irihe jambo ridukwiriye muri iki gihe kugira ngo ibashe kuzamura abantu bagira amatsiko yo kumva ko iryo jambo rifite umumaro. Abakabiri ni Eliya na Elisa, baravuze ngo twebwe turi ba defenseur, bazahaguruka badefande ibiyo byose, bahaguruke babe ababwiriza bakomeye cyane, babarwana shaka kandi barwanira Imana, bavugira Imana. Barahaguruka tuzavugira Imana, duhaguruke kugira ngo tubashe kwereka ubwoko bw'Imana, tudefande iby'Imana. Wa gatatu ni Amosi, we yameze nka kwa kundi korora intama, aravuga ngo nzorora abangu umworozi uhaye worora.
bunyine wagira ngo yorore abantu bunyine za ntama ni izihe ntama zashoka amazi, ni izihe ntama zanga gushoka amazi, ni izihe ntama zanga kujya mu bwatsi bwiza. Bunyine wazana uwo mwungeri kugira ngo aragire intama ziri none yaziragira gute? Yazihishira mu buhe bwatsi, mu ruhe rwuri, yaziha ayahe mazi? Ese intama ziri none zikeneye kurya ubwo bwatsi, zikeneye kunywa ayo mazi? Uwa nyuma ni Hoseya, iwe yabaye visionnaire, yabaye umuntu utumbera ureba kure akazana vision none nejo, vision none nejo. Ngiyi niwo mvuga abaye Aimable bazanye. Byari byiza ngo bapredikatere biki gihe, bavuga butumwa biki gihe, abarinzi biki gihe, abinginzi biki gihe, abanyamasengesho biki gihe bagire indi vision shasha y'ubutumwa bwiza bujyanye n'igihe, basha gusubiza ibibazo turimo, ariko kandi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ko kenshi hari ibyo dukora biri hanze y'ijambo ry'Imana, tugasohoka hanze y'ijambo ry'Imana. Abaririmbyi bakaririmba indirimbo ziri hanze y'ijambo ry'Imana, abavuga butumwa bakavuga ubutumwa buri hanze y'ijambo ry'Imana. Kandi ubutumwa bw'Imana ni indero, ni indero ishobora kurera umuntu wese, ishobora kurera umukuru, ishobora kurera umuto. Ivuga butumwa tusoma muri Bibiliya ni indero, rifite intumbero, rifite icyerekezo. Noneho nasoma abo muri Side nabo ndivugira abantu babiri bakomeje kuvuga inkuru, barareba basanga umwami bamujyanye iminyago, asanga kandi igihugu cyabo cyarasenyutse. Amaze ngo haza kuvuka nk'intwari zikomeye, ndivugiramo zibiri. Intwari ya mbere yavutse ni Ezekiyeli, iyo yabaye umurinzi w'ubwoko bwabo. Umunsi umwe ngo yumva ijwi rimubwira ngo Ezekiyeli ngo tambuka nkwereke. Ngo aratambuka amushyira mu kibaya, amaze kumushyira mu kibaya aramubwira ngo subonye iki? Aramubwira ngo mbonye amagufwa. Aramubwira ngo hanura amagufwa, ngo amagufwa muzongera mubeho. Ningira ngo ubunyine wagira ngo aje mu birero by'ibiyaga bigari, hari ibihugu bifite ibibazo, hari ababuza babo, hari bunyine bari muri nka concentration camp ya endi yo mu Budage. Umuntu niye message wabwira abo bantu? Wababwira ngo muzongera mubeho, imihanda iribeho, ahasenyutse abasenyutse bazongera beho. Arababwira ati bivuge, ngira kugira ngo bamwereke ibibaya biri mu ntumbi n'amagufwa yabiwabo, ngo navuga iryo jambo. Ariko kubera ko ari Imana yari yabivuze, arahanura arabivuga. Amaze kubivuga ngo abona ngo amagufwa, ngo umuyaga urahuha uvuye ikasikazi n'ikusi urahuha, ngo amagufwa ngo aragenda aregerana, igufwa risanga iryabo riregerana rigenda rimenya iryabyo. Hanyuma ngo baba abantu abahumekeramo umwuka w'abazima baba abantu, abahanurira ngo bazongera babeho. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana iteka niryo ryongera kurema abantu bakongera bakabaho. Iyo abantu bamaze gupfa mu byiringiro bakabaho bameze nk'intumbi, ijambo ry'Imana rizari bahumekeramo rikaza rifite imbaraga, rikabagira abazima bakabaho. Undi mpaye mvuga predikatere wa nyuma kugira ngo ntambuke ngere ku ntego y'uyu munsi ni Nehemiya. Ndamukunda cyane, iwe yagize success avuga ngo reka mbaririze inkuru z'iwabo. Agenda abariza inkuru z'iwabo, inkuru z'imfuzi, inkuru z'abapfakazi, inkuru z'abiwabo, amateka y'iwabo ukuntu bimeze. Bamubwira gusa ikintu kimwe, baramubwira ngo iwanyu harasenyutse, ngo n'amarembo yarasenyutse, ngo byarakomeye. Arareba ati niki nakora? Afata plan arasubira inyuma, aravuga ngo niki nakora? Mbere yo kuorganiza arabanza ajya gusenga. Arangije kuza gusenga akora projet kuzajya gusana iwabo. Arasenga aravuga ngo nimara kugera imbere y'umwami, ningera y'umwami azandebe byibuza nemerere. Ariko ngo umwami aramureba aramubwira ati se Nehemiya, ko mbona ubabaye kandi umubabaro ufite ni umubabaro w'umutima. Ubu nyine urebye abantu benshi bafite imibabaro yo mu mitima, abantu benshi bafite ibisebe byo mu mitima, abantu benshi bafite ibisebe by'amateka. Kugira ngo ibyo bisebe uzomore, nubwo wazana umuti wo kuzomora gute, nta kindi cyazomora usibye ijambo ry'Imana. Aramubwira ngo ufite umubabaro wo mu mutima. Ubu nyine hari abafite intimba zo mu mutima, bafite ibisebe byo mu mutima, nubwo bahaguruka gukora ariko bafite intimba. Ariko icyandangaje, yaravuze ngo reka mpaguruke ndebe uko nanyura mu bantu, maze ngo ngende mbahagurutse ngo baje gusana. Muri propaganda yakoze ya mbere yanyuze mu baririmbyi, anyura mu baririmbyi, arasura kandi arareba amarembo 10 arareba. Twari kuyavuga siyo mvuga uyu munsi. Agenda apanga abantu bazanyura muri ya marembo kandi bakayasana. Ariko iwaza gutandura aragenda anyura mu irembo ry'imyanda, irembo rinuka, irembo ry'ibyaha, irembo rigayitse, irembo ribi. Aza gutandura arahanyura kugira ngo abashe kumenya uburyo hameze, kugira ngo abashe kumenya n'uburyo azatangira kubasha gusana. Ubu nyine wahaguruka kugira ngo aze gutandura inkike nziza inkike zasenyutse ngo razubake, hari henshi yanyura.
ese wanyura mu bapfakazi, ese wanyura mu mfubyi, ese wanyura mu bafite ibisebe, ese wanyura mu basenyewe, ese wanyura he kugira ngo ubashe gusana za nkiki? Nihehe? Hari amarembo menshi umuntu yanyuramo, kandi uzi neza wanyuramo kugira ngo ubashe gusana wa muntu wasenyutse. Ariko indwara ikomeye twakoresha ni indwara y'ijambo ry'Imana. Amagambo abiri yashingiye akomeye, ngo yakoze ibintu bibiri muri proje zose yakoze. Yaravuze ngo ubu ngiye kubaka, ngiye kureba n'ukuntu nakora amabwirizwa. Ubu nyine abantu banone icyo babuze amabwirizwa y'ijambo ry'Imana. Abantu abubatsi barahari benshi bakubaka, ariko se abubaka bafite amabwirizwa bagenderaho? Abantu amabwirizwa ni ayahe? Yaravuze reka manze ngira amabwirizwa, nimara kugira amabwirizwa mbanze subire mu rubyiruko. Arababwira ngo reka mbabwire ngo tugiye kubaka, kandi abo tugiye kubaka dufite abanzi bari imbere bazaturwanya, Basenbarate na Batobiyo na Bageshemu. Ariko icyo basaba kuko kumwe kuza kwitegura kubaka, kundi kwiteguye kurwana. Amaze rero bategura abaririmbyi bararirimba ngo twicara ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni. Bakaririmba amajwi yabo akazamuka, yazamuka bakamanika inanga bagaceceka. Umwami ati mwakomeje kuririmba, bakabese twarimbira gute indirimbo gute mu mahanga? Haleluya. Aravuga twarimba indirimbo gute mu mahanga, atereninga abaririmbyi. Ariko birababaje, abaririmbyi bari none indirimbo bari mu kuririmba, sinzi niba umwami yazumva, yamara kuzumva akavuga ngo reka mbemerere muje gusana iwanyu. Iyo abantu bari kuririmba indirimbo zitagira ibitero, abantu bagashyiramo ngo melody gusa, ugashyiramo melody gusa ya muzike, ukayibyiniraho ukayiririmbiraho, bugaca bukira, ukaba waririmba amasaha abiri. Niko baririmbaga, bakaba baritoza mu majwi, baritoza mu ncurango, baritoza umwami ngo yumve ukuntu bari baririmba. Bavuga ati reka mbarekure bagende, ndetse uzaza tukaryara. Twicaraga ku migezi Babuloni, tukarira twibutse Siyoni, inanga zacu zari zimanitse hejuru y'ibiti by'imigezi Babuloni. Abatujanyeho iminyago badushakiragaho ibyishimo, bageraho umwami akanezerwa, bagacamo indirimbo. Bamaze gucamo indirimbo, atese mwakomeje iyo ndirimbo, atese twaririmbira gute indirimbo y'Uwiteka mu mahanga? Babonaga bari mu mahanga, ariko baravuga bati nanone umunsi uzagera tuzagende tuze gusana. Yego. Umwami yarabarekuye, kivyatinze bageze gusana 52 barubatse inkiki barazubaka, kuko bari bafite ubumwe, kuko yari yoruganije barahagurukira icyarimwe. Noneho urumva ko abone nabavuga butumwa bahagurutse mu gihe kigoye, igihe kitoroshe. None rero abavuga butumwa ba none, bamwe ni ba Nehemiya tuvuze, abandi ni ba Ezekiyeli, abandi ni ba Eliya, abandi. Ariko reka ngaruka noneho mu bihe bya nyuma haje kuzana Pawulo, nawe aravuga ati se niki nakora ko ngeze igihe cyanjye giye kugenda. Amaze kubona agiye kuza kugenda, ngo jewe maze kumera isuka ku cyaniro, narwanye intambara nziza, ndazigamye kwizera kwanjye. Abwira Timoteyo kugira ngo amusezere, namara kumusezera amubwire ibanga, amubwire n'ijambo, amwe n'ijambo azatwara, kugira ngo iryo jambo rizabane nawe, rizamufashe mu byo azakora byose. Jeweho maze kumera k'ibisuka ku cyaniro, ngwino gutegura, ngwino. Aramutumira kugira ngo aze, kugira ngo amuganirize, amubwire ibizaba ibiri imbere. Rero ubu nyine ubategura abavuga butumwa batoya ba none, ni irihe jambo barika nka Timoteyo abatojwe ubutumwa? Ni irihe? Yamubwiye amagambo ane, kandi ayo magambo aragoye, abantu ntibakiyemera, abantu ntibayakira, abantu ntibemera kuvugirwamo ayo magambo. Aramubwira ati ngwino. Amaze kuza amubwira ibintu bine. Aramubwira ngo ibyanditswe byera, Bibiliya, ibi biri ibitabo byinshi, ibifite ibitabo byinshi cyane, ibifite ibitabo 66 na bitandatu biri mu masezerano abiri, ariko byahumetswe n'Imana itabasha kubesha, ihumekera abantu b'igihe cyabo, abantu barenga 40. Imaze kubahumekera, ntabwo banditse mu bwenge bwabo, mu mvugo yabo, mu bitekerezo byabo, banditse ihumeko y'Imana, aba ariyo bandika. None ahagaze kuri uyu murongo arababwira ngo byahumetswe n'Imana bigira umumaro. Yego. Uwo umumaro wo kwigisha. Kandi iyo twiga ngo uwo mumaro wo kwigisha, ngo habamo gucyaha, habamo gukosora, habamo gutozwa gukiranuka. Amagambo ayo, ibyo twiga, Bibiliya iradutoza, iratwigisha, iracyaha, kandi uko icyaha abantu kugira ngo bave mu byaha, icyaha abantu kugira ngo bave mu makosa, iradutoza.
ariko ubu nyine ivugabutumwa hari ivugabutumwa ubu nyine rigoye. Niyo mpamvu nari nabwiye madamu ati njyewe ndushire ku ivugabutumwa ni mu kureba amakimbirane nabo ku mbuga abantu bavuga ivugabutumwa. Hari abantu bari mu gusubira mu bihe by'abareformateri nabo baza guhindura kugira ngo bahindure bave muri katolike. Igihe cya wazingiri na bariteri na ba Jean Calvin baravuga ngo reka bahindure bakora amavugurura. Bamaze kuja mu mavugurura nabo bari bafite inyota cyane y'amavugurura. Wavuga ngo avugururire ibiri none niki navugurura n'ishyaka ryo kwivugira amagambo nk'abiri gusa atekereza ati se wayavugurura, ariko kugira ngo ukosore uwo wayavugurura uwakumva yakumva nabi akumva usa nk'aho wayobye. Yego. Ijambo ry'Imana rirakosora, ijambo ry'Imana ririhagije, ijambo ry'Imana rigira imvugo, ijambo ry'Imana rirabona, uwarisomye arabona, uwarisomye arumva. Ijambo ry'Imana rikwigisha kuvuga, riravuga. Ijambo ry'Imana iyo waryumvishije riguha kuzura umwuka, impano z'Imana zigakura ukuzura umwuka. Kandi iyo umaze kuzura umwuka niki urakura mu mwuka, ukura mu mpano z'umwuka. Iri jambo ry'Imana riri muri Bibiliya, umwuka twawusubije inyuma turawuvugira. Ahandi twavuze ngo Yesu yarababwiye mugende mubatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukubera iki yabivuze? Igihe babatiza abantu bamaze guhindukira bagakizwa bakava mu byaha, babatizwa mu izina rya Data. Data bisobanura ngo ni umuremyi waremye ijuru n'isi, arema ibiriho byose. Data umuremyi waremye. Uwo Data niwo udutegurira, niwo udushyira mu murima. Yamara kudutuma muri wa murima akavuga ngo mugende muhingirire ibirimo byose mu bitegeke. Ni ibyanyu ndabibahaye, niwo wabwiye Adamu uti ngushize muri Edeni mu ngobyi. Ugende ibiriho byose ubitegeke ubihingirire, ndetse n'amatungo ahari uzabyita n'amazina. Ariko kiriya giti uramenye iriya mbuto ntuzayiryeho, uramenye iriya mbuto. Iteka ryose ijambo ry'Imana dusoma hariho amagambo ya warning, hariho amagambo tubwirwa ngo uramenye hariya ntukakore. Ariko kubera ko Satani azi gusobanura iby'Imana akabyeterureta mu bundi buryo, arumva araza asanga Eva aramubwira ngo ese harya umva akoresha nabyanditswe, ese harya Imana yarakubwiye ngo munsi mwariye no kuriya mbuto no gupfa muzapfa. Ese harya niko Imana yakubwiye? Hari abantu bakoresha ibyanditswe bakabisobanura mu buryo bundi, na Satani nawe yarabikoresheje aciye mu nzoka, araza yisha mu itungo. Satani tazakomeza gusa kunyura mu nzoka, arizanyura no mu bantu bagasobanura ibyanditswe byera uburyo butari bwo. Kandi byamara gusobanurwa mu buryo butari bwo, abantu benshi bagakurikira byazanditswe byera mu buryo butari bwo, byarangiza bikabagusha mu cyaha. Byamara bagusha mu cyaha ugasanga bafite indi myitwarire n'imyifatire kubera ko ijambo ry'Imana barisobanura mu bundi buryo. Yego. Iva ryumvishije aravuga ngo iyi niko Satani niko Imana yavuze. Satani inzoka iramubwira ngo ya ntabwo ari byo, ari icyo Imana yabahishe, ariko Imana yabahishe isobanura mu bundi buryo, imwereka yuko uriya muti Imana yavuze atari byo, ahubwo umunsi bayiriye bazamenya ikibi n'icyiza. Genda mwirire, ntacyo Imana yavuze ntabwo ari byo. Baca ku itegeko, bamaze kwica ku itegeko aragaruka nawe aza kwinterpreta, aza gusobanurira umugabo wiwe. Aramubwira ati mutware, ese hajya Imana si yatubwiye ati oya ntabwo ari byo, nasanze atari byo, inzoka yansobanura ibi n'ibi. Aramushuka, nawe amaze kumushuka aremera. Amaze kwemera barya ya mbuto. Bamaze kurya ya mbuto, Imana ngo bukiraza bumva imirindi kugira ngo ize muri gacaca baze kuganira, ibasange kugira ngo baze ahari bature, ahari baganire, basange Imana bumve. Ahubwo baza kwihisha, kuko bamaze guca ku itegeko nibwo basanze bambaye ubusa, nibwo basanze bihisha amaso y'Imana. Yego. Bamaze kwihisha amaso y'Imana, Imana ihamagara Adamu urihe? Iteka ijambo ry'Imana riza riduhamagara aho turi, twaba turi mu mahanga hehe, twaba turi wa murimo Imana yaduhaye tutabikora kuko bikwiriye, Imana iraduhamagara. Ariko Imana iduhamagara ngo turi hehe? Adamu uri hehe? Aho kuza imbere y'Imana ngo abwire Imana ngo dore ukomeze nguku, nacumuye, twaciye ku itegeko kugira ngo abe umuvugizi w'urugo. Aravuga ngo ni wa mugore wampaye niwe wambereye nyirabayazana. Imana nayo ibaza Eva, imaze kubaza Eva ati nanjye ntabwo ari njyewe, ni itungo waduhaye, inzoka.
yego bumva ko banga gufata responsibility ngo bayemere, banga kwihana ibyaha, banga kubyemera. Imana yarije kubakosora, Imana yarije ngo ibacahe, hanyuma Imana irabahana, irabirukana muri ya ngobyi. yego Ijambo ry'Imana iteka ryose ni urumuri. Ijambo ry'Imana iyo turisoma ririgisha. Si amateka gusa ngo dusome amateka, ngo tuvuge amateka ya Bibiliya, tuvuge amadoktrine ya Bibiliya. Oya, ijambo ry'Imana mbaye mvuga ubunyine si doctrine, ntabwo ari amateka. Ni ijambo ry'Imana rizima, ijambo ry'Imana rifite ubuzima, ubuzima buhindura, ubuzima bukosora, ubuzima bwigisha gukiranuka. Ijambo ry'Imana amaze kubakura muri wa murima baragenda, kuko batumviye Uwiteka ibyo yavuze. Pawulo rero amaze kuza, abonye ko ibihe byiwe bigeze, niko guhamagara Timoteyo, uwo yabyaje ubutumwa. yego Uramubwira ngo wewe mushumba w'iki gihe kiri none, ugiye kunyura mu bibazo, hari ibibazo ugiye kuzahura nabyo, ariko uzifashisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana izakubere urumuri, ijambo ry'Imana izakubere ingota, ijambo ry'Imana izakubere umutoza, ijambo ry'Imana izakubere inzira uzakoresha kugira ngo ubashe kugira gute guhugura. Noneho nagarutse nkiriwe njya muri birebire, ndagaruka ngo se rino jambo ry'Imana niki ryigisha uyu munsi, niki ryigisha abaririmbyi bari none, niki ryigisha abavugabutumwa bari none. Ese ubundi hari umuvugabutumwa naganiriye nawe, ndamubwira hari ijambo yarabwirije, ndamubaza ati se iri jambo ndamusobanuza neza cyane kugira ngo numve ukuntu arisobanura. Nza kumubaza ijambo ryo mu Bagalatiya ibice 5, ese ubivuga utubihuza gute imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Hari impamvu nari mbivujije nshya bugufi kugira ngo aharatumva ko ibyo yavuze ntabyumva. Ndangije ndamubwira ati ariko reka mbe gusubira mu mateka ya kera y'igihe cy'amavugurura, nibuke nabwo ukuntu bavuguruye, ariko singo nkugisha impaka. Ndavuga nti Bibiliya yonyine irihagije kugira ngo itubere urumuri rutwigisha icyaha, rutwigisha kwihana. Ndavuga ni Satani yaje agaragaza Yesu, agaragaza Adamu, agaragaza na Yesu, amusanga aho yari ari yafunze iminsi 40 yirije amasenga. Satani araza aramugaragaza, ariko amaze kumugaragaza inshuro 3, Yesu yamutsindishije ibyanditswe, aramubwira ngo biranditswe ngo. Namasi ndamenya ukuntu ubu nyine ibyanditswe byera bitwemeza ko umuntu yakora icyaha, yamara gukora icyaha ntakihane. Ubutumwa bwigisha abantu kutihana icyaha bwaje bute, bwaje ryari? yego Ukarambwira ati ubutumwa ubuntu buraduhagije, dufite ubuntu bw'Imana, twarababariwe. Noneho iyo dukoze ibyaha, ngo kamere yacu tugakora ibyaha, ngo Yesu ndatubona, ngo kubera kuko ngo umubiri nukora icyango, kamere nukora icyango, kandi kamere umubiri ntwacunguwe ngo hacunguwe ubugingo. Ukuvuga ngo uburyo yabivugaga n'uburyo yabisobanuraga, nzana Abagalatiya, tereka mpuze Abagalatiya, iyi mirimo ya kamere uyihuza ute n'imbuto z'umwuka? Uzihuje ngo bibane bizabana gute? Kuko Abagalatiya bice 5, ngira ngo bice 5 umurongo wa 16 niho havuga imirimo ya kamere, ngo ku murongo wa 17 ngo kuko kamere ngo irarikira ngo umwuka yanga, ngo kandi umwuka ngo yifuza ngo kamere yanga, ngo kuko ngo ibyo bihabanye, ngo nicyo gituma ngo ibyo mushaka gukora ngo atari byo mukora. Ngo ariko niba muyoborwa n'umwuka, ngo niba muba mukigira gute, mukitwarwa n'amategeko. Noneho barangize gavuga ngo dore imirimo ya kamere, dore ngiyi arayivuga. Imirimo ya kamere iragaragara: gusambana, gukora ibiteye isoni, iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko ndababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubugingo ubwami bw'Imana. Bigira kuko aya magambo uyakora wese ntiyihane, kuko kwihana ni metanoia, guhinduka. Ngira ngo nicyo jambo recommandation, nibwo butumwa Yesu yabwiye intumwa ngo mugende mubwiriza abantu bose mu mahanga, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye. Mu byo nababwiye ijya mbere niki? Ni ukwihana. Namara kwihana bagahindukira, muzababatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera.
ni ukuvuga ngo abantu ahari bari mu gusoma ibyo batumva. Mwibuka umwuka Yego. ajyana Filipo mu butayu, yumva ya ngone iriho isoma amagambo y'umuhanuzi Yesaya, arayisanga aramubwira ngo wa mugabo we ibyo usoma ibyo urabyumva. Ni mukwibwira ngo ese ibibiri byanditswe byera turabyumva. Aramubwira ngo ese ngo nabisobanukwa gute ntawe bisobanuriye. Ati ahubwo urira tujyane ugende ubinsobanurira. Nibwo yagiye amubwira amagambo ya Yesu, amwibutsa n'amagambo Yesu yavugiye ku musaraba, yandi magambo 7 n'ayandi. Aramubwira amaze gusobanukirwa amagambo ya Yesu, yumva aciye bugufi, yumva arasobanukiwe. Bamara aramubwira ngo udora amazi, ngo si iki cyambuza none kubatizwa n'igiki. Nuko yaramaze kwakira ijambo rimugeza ku gakiza. Ni ukuvuga ngo ukwizera gukomeye n'amagambo twumva natwigisha kwizera, akatwigisha kwihana, yarangiza akatugeza ku gakiza. Niyo twumvisha amagambo y'Imana arazana akatuzanira kwizera, akatuzanira kwihana, akatuzanira iki? Agakiza. Noneho nicyo gihe twera imbuto zino zigaragara no mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Ngo ariko rero ngo imbuto z'umwuka ngo ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babanganywe kamere n'iruba n'irari ryabyo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tuje tuyoborwa n'umwuka. Dufata uko tutari ngo twenderanya kandi tugirana amahari. Ni amahari. Niba tuyoborwa n'umwuka, tuje niba tubeshwaho Yesu arababwira ati niba tubeshwaho n'umwuka tuje tuyoborwa n'umwuka. Niba tubeshwaho n'iby'umwuka reka tuyoborwe n'umwuka. Nimwibuke Yesu abwira intumwa, arazibwira ngo mugende muje kurindira i Yerusalemu. Nimara kugira i Yerusalemu nzabohereza umufashaga. Niyo amagambo navuze ngo yarabwiye mugende ndabatse mu izina rya Data wa twese. Iyo tuvuze Data wa twese twavuze ko tumwumva nk'umuremyi waremye ijuru n'isi. Twavuga Yesu Kristo tukamwumva nk'umukiza waducunguye, amaze tukaronka agakiza kubw'ubuntu. Ntabwo ubuntu ari asiranse yo gukora ibyaha, kuko agakiza twahawe tugacungurwa, agakiza kaje Yohana ngo yarangura mu butayu ngo nimugorore inzira z'Uwiteka, ubutumwa bwo kwihana abantu bihane. Yesu amaze kuza azana agakiza, amaze kuzana agakiza aradupfira ku musaraba kugira tubabarirwe ibyaha. Atariko nubwo mbahaye agakiza ndagiye ariko simbasiga nk'imfubyi. Ndabohereza umufasha azaza abane namwe. Nimugenda muze kurindira i Yerusalemu muri hamwe mu mwuka umwe, muze kurindira i Yerusalemu. Bamaze kurindira i Yerusalemu nibwo umwuka yabasangaga, amaze kuzura umwuka. Bamaze kuzura umwuka batangira kuvuga mu ndimi zitandukanye. Reka mbabwire njyewe iyo mbonye abuzuye umwuka ibibaranga n'iki? Abuzuye umwuka ibibaranga barangwa n'ibintu bitatu. Ikintu cya mbere kibaranga ni ishurirwa rya buri gihe. Ikintu cya kabiri kibaranga ni imbaraga. Ikintu cya gatatu kibaranga ni ukumenya kuvuga. Ati gute? Icya mbere cyishurirwa kirimo impano zitatu z'umwuka, imbuto zitatu z'umwuka. Imbuto ya mbere irimo ni ubwenge. Umwuka duhereza ubwenge. Umwuka iyo amaze kuduha ubwenge twishyira muri bwa bwenge. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwenge ni ubwugamo bw'ufite. Udafite ubwenge ntabwo yabwugamamo, ariko umwuka duha ubwenge ngo twugame muri bwa bwenge, tuvuga n'ubwenge, tureba n'ubwenge, twumva n'ubwenge. Ni ukuvuga ngo iyo twamwakiriye amasanse yacu yose 5 arahinduka. Uko tureba, uko twumva, uko duhumurirwa, uko tuvuga, kuko haba haje isanse ya 6 nayo idufasha y'ubwenge. Iya kabiri ni ubumenyi. Abantu ntibagakunda kumenya. Muri Bibiliya harimo ubumenyi bwuzuye. Iyo tumenye umwuka biradukosora bikatwereka icyaha icyo ari cyo n'ikitari icyaha icyo ari cyo. Niyo mpamvu navuga ati abavugabutumwa bari none bafata iri jambo noneho bakarigaburira abantu nk'uko ririhagije rwose. Tutiriwe dushyiramo n'ibindi bitekerezo n'utundi ririhagije. Ikindi rero ni iki? N'uburondozi. Muri ibyo yaravuze ngo Mana we ndondora umenye. Umwuka w'Imana azarondora. Karondora na ubundi mu gusenga tuvuga ati abana bacu aho bageze, ingo zacu aho zigeze, ingo ko zirasenyuka, abana bacu barimo kwitwara gutya. Nukubera iki? Hari icyo babuze. Ijambo hari ijambo babuze. Hari ijambo byanditswe byera, indero ikomeye mu mwuka.
izindi mbaraga uyu mwuka atera aguha imbaraga zo kwizera uwo twizeye. Noneho ndagiye muri byinshi. Uyu muntu naramuganirije ndamubwira nti abantu bavuguruye hari ibintu bitanu bakoze nabo birabanza bibagisha impaka bayoberwa ukuntu bari babigenza, ariko barabisobanuye birasobanutse. Ubuntu bw'Imana burahari twahawe n'Imana, twagiriwe ubuntu duhabwa Yesu. Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 haravuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, ngo nyamara bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana, twahawe ubushobozi kubw'ubuntu. Ariko tumaze kwakira ubwo buntu tuba abana b'Imana, ntabwo byagarikiwe aho ngaho ngo biraduhagije gusa ngo dukomeze ducumure ngo dukore ibyaha. Oya, ahubwo barasobanura bavuga ngo Kristo araduhagije, kuko Kristo uwo waducunguye atubera incungu idukura mu byaha n'umwana w'Imana. Handi Bibiliya ivuga ngo Uwiteka yaradukunze kuko Imana akunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Twahawe ubugingo buhoraho ko muri Kristo Yesu umwana w'Imana wemeye kudupfira kugira ngo tubabarirwe, atuzanira iki incungu, atubera agakiza. Abandi baravuga toya si ibyo gusa, ahubwo kwizera kuraduhagije. Amen. Kwizera, iyo tumaze kwizera ibyanditswe biraduhumura, tumenya kuzumva, turasoma tukabona tugahumuka. Ibi byanditswe biraduhumura, biduhumura amaso tukabona, bidufundura amatwi tukumva, ndetse bikaduha no kumenya kubivuga. Ibyanditswe byera tukabyizera. Imana iza kugira Aburahamu ngo imugire baba wa imani, ise wabizera. Yamubwiye gutera muze ngo banzu uve mu misozi y'iwanyu Yerushadayi, mu mico y'iwanyu manuke wike numara nkubwire. Aremera avayo aramanuka araza kubwo kwizera. Ngo Imana iramugerageza iramubwira ngo urangunda genda uze kuntangira umwana wawe w'ikinege Isaka. Aramuhagurukana aramutwara, bageze mu nzira mu rugendo bari bafite. Isaka aramubwira ati se papa we, kwinkwi tuzifite n'umuriro twaba tubifite, none se igitambo tuge gutambira Uwiteka kiri hehe? Aramubwira ngo ngwino Uwiteka arironkera. Impamvu Aburahamu atahindutse ngo yange kujyayo, yamenye ko Imana itazihinduka ku isezerano ryayo. Hari isezerano Imana iba yarasezeranye, aravuga ngo Imana ntizinduka ku isezerano ryayo, reka ngende. Imana yo nirironkera isezerano ry'Imana, yari yarasomye isezerano ry'Imana. Hanyuma rero baravuga bati oya si ibyo gusa, ahubwo hari n'ikindi, hari icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kiraduhagije. Urabizi ko Satani yihaye icyubahiro cy'Imana, ashaka kwikuza icyubahiro cy'Imana. Imana ntizikunda abantu biha icyubahiro cyabo. Ikindi cya gatanu cya nyuma ni ibyanditswe byera biraduhagije. Bumvaga ko ibyanditswe byera birahagije. Ni ukuvuga ngo aya magambo yose baganiraga, bashakaga ijambo ry'Imana ryarema abantu, ariko nta jambo ry'Imana ryigiza yandi ritwemerera gukora icyaha, nta na rimwe. Umuntu nti si assurance yo kutwemera gukora icyaha, ukwizera si assurance yo kutwemera gukora icyaha, Yesu Kristo si assurance yo kutwemera gukora icyaha, icyubahiro cy'Imana si assurance yo kutwemera gukora icyaha, ndetse n'ibyanditswe byera ntibitwemera gukora icyaha. Uburyo abantu bose b'interpreta bisobanura ukundi. Oya, iyo bisobanuwe ukundi, icyo gihe biba ari ibiryo bya Satani. Niko kwa kundi bavuga ngo Bibiliya itubwira ngo umubizi yasohoye imbuto, zimwe ziva ku kara. Ni ukuvuga ngo izi mbuto turiho tuvuga ijambo ry'Imana uko ryasohowe n'uko rivuga, rigomba kuba ari ijambo ry'Imana abaririmbyi bifashisha bakaririmba indirimbo nzima, abavugabutumwa bifashisha bakavuga ubutumwa buzima, abanyamasengesho bifashisha bakavuga ubutumwa buzima. Nifashishije ijambo ry'Imana, hari byinshi dukora nk'abanyamasengesho usanga mu by'ukuri rimwe na rimwe ahari tudasoma ijambo ry'Imana. Wenda reka mvuge ku rugero, iyo bakubwiye kuza gusenga, senga usenga iby'Imana. Imana Bibiliya yonyine irahagije. Ndabwira abantu ngo ntabwo ari ngombwa ngo tubikore gusa nka filime, tugarukira kuri filime ya Yesu yayindi ngo birahagije, ugateramira kuri filime ya Yesu gusa bikarangira. Ubu nyine noneho hari ibindi, aho twagire muri tekinoloji, abantu bari kuzana YouTube, umuntu yapfa kugira akaririmba akabatera kuri YouTube, undi agira akaririmba agatera kuri YouTube, ugasanga mu nzu abantu bicaye kuri YouTube irarenga, ntibagisoma ijambo ry'Imana, ahubwo basigaye bareba YouTube gusa. Abantu babaye baririmba baha, kuntu baririmba baha, kuntu babasimbuka, abantu gusa bagaburira amaso bakagaburira amatwi, ariko abantu bakagaburira umutima ngo basome ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana iyo urisomye ari umuririmbyi, uravuga ngo ni izihe ndirimbo ngomba guhimba zijyanye n'ijambo ry'Imana, ni ayahe masengesho ngomba gusenga avuye mu ijambo ry'Imana, ni ayahe masengesho. Yesu mu butumwa bwiwe kenshi yagiye avuga bwari ubutumwa bw'imigani.
bwa parabole abantu batakunda gusobanukirwa ngo bamenye ni ubuhe butumwa yavugaga. Iyo ndebye igihe turimo cyane, twavuze ngo mu isezerano rya kera, hari isezerano rya kera abantu bategereje Uwiteka avuga ngo reka ubwoko bwanjye buve mu buretwa. Ariko Yesu amaze kuza nawe yarwanyijwe n'abafarisayo n'abasadukayo batamwumvishije, araza asanga hari ibice bigoye cyane by'abitwa ngo n'abayeseniye, abitwa ngo n'abazerote, abitwa ngo n'abasadukayo, abitwa n'abafarisayo. Abafarisayo hari ukuntu bavuga ngo Masiya naza, hari uko bamutegerezaga ngo azaba ameze. Araza abafarisayo bazi ngo azaza ari umunyamategeko, ngo arangize babonye akije umuntu ku cyumweru ati uyu nguyu ntabwo ari we yishe amategeko. Abasadukayo bari bazi ngo azaturuka ahantu heza cyane akomeye, aho bamutegerezaga aturuka i Nazareti, ate si Nazareti ariko icyiza cyaturuka. Abandi bitwa ngo n'abeseniye bari bazi ngo azaza yitonze gusa kukandagira ari imbumbere, ngo amare kuza Yesu asanga abantu bacuruza mu rusengero amena ibintu, ati dore yamenye ibintu by'abandi. Abazerote nabo bari abantu b'abarwanyi, baravuga ngo Yesu azaza ari umurwanyi abacungura abakure mu bubata bw'abaroma bari barimo. Yesu aravuga ngo umuntu ntabwo ufite umusaya ngo uzamuhindura uwundi. Imyumvire bari bafite si iyo ngiyo bamureberagamo, bituma bamurega, baramurega ibinyoma, bamushyira ku musaraba arapfa, kuko batari bazi uwaje uwo ari we. Bari abanyedini, bari bafite ibyanditswe, barabisomaga, bari mu idini. Ubu nyine uwagaruka noneho mu isezerano dufite, si isezerano rya kera, si isezerano rishya, turi mu isezerano noneho ryo kugaruka kwiwe kwa kabiri. Noneho kugaruka kwiwe kwa kabiri hari ibyanditswe bigenda bitwereka ibimenyetso, n'ibihe navuze muza gusoma muri Matayo ibice 24. Ibi uko bimeze ni ibihe? Ni ukuvuga niyo mpamvu rero Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ngwino wowe nabyaje ubutumwa ujana ayo magambo abantu bakira ibyanditswe byera, bibigisha, bibakosora, bibahanira gukiranuka. Ariko amagambo y'Imana ntitukiyasoma kuko bikwiye ngo tuyagaburire abantu, ahubwo dushingira ku murongo munyenaka, tukibwira ko ijambo ry'Imana ni ugukingura amacace menshi, ni ukugira indirimbo zitandukanye. Ubu nyine none ndahugura n'abantu babwire ngo se izo ndirimbo muye muhugura zijyanye n'ijambo ry'Imana, aho amacace mwe mukingura zijyanye n'ijambo ry'Imana. Umuntu wenda nimuka akazagera ku musozi arashika akavuga ati se hari bene wacu bari ahangaha, aterane kabiri mu rusengero, namara ati nanjye Imana yambaye vision reka ndangire urusengero rwanjye, undi Imana yamuhaye vision reka ndangire urusengero rwanjye, undi Imana yamuhaye vision reka ndangire urusengero rwanjye. Niyo mpamvu yamutumye ngo amuhugurire ngo abantu agende yigishe abantu, abakosore, abanza amenye ngo se ijambo ry'Imana turifashe nk'iki. Uyu murongo hajya navuze ati mwakoze ibintu byiza cyane, ndashimye ko uyu murongo atari kanisa. Ni umurongo uvuga butumwa abantu bose bahari, itafite ngo ni zehebu runaka, ni kanisa runaka rishingiye kuri doctrine runaka, kuri vision runaka, kuri ndangagaciro runaka. Ni ijambo ry'Imana ry'umuntu wese kugira ngo rishike ku bantu bose. Ndifuza ko ryashika noneho ku rubyiruko, ku banyamasengesho, ku bavuga butumwa, ku baririmbyi. Reka mbanze mvuga abavuga butumwa, mbwira abashumba bagenzi banje. Abashumba bagenzi banje tuzabazwa byinshi, dufite ubwoba bwo kuvuga ubutumwa kuko bimeze ngo tuvuge kuko buri. Turimo gutinya. Araho nageze ndavuga ngo abayumbe nibahaguruke. Niyegereje abayumbe, hahaguruka gusa abayumbe, abashumba basigara bicaye. None nyiwe gukunda abashumba batakira abayumbe. Hari urundi rwego rw'abayumbe abashumba batarimo. Ni ukuvuga abashumba si abayumbe. Ni ukuvuga ngo ni urundi rwego rw'abayumbe urundi ruhari. Noneho abantu bakazana ubundi buhanuzi butari ubwa Bibiliya, bamara kuzana ubuhanuzi nibwo bucamo amakanisa, ubwo buhanuzi nibwo busenya imiryango, ubwo buhanuzi ni ubuteranya. Ariko abashumba bakabuberekerera bagatinya ngo bavuga ngo barava mu nsengero abakristo bagende, nibavuga abantu barabatuka, basigaye batinya kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko riri. Ariko ijambo ry'Imana ririgisha, riracaha. Niyo yamubwiye ngo genda ubwira abantu ubutumwa bwiza, ibyanditswe byera birigisha, ibyanditswe byera biracyaha, ibyanditswe byera biratunganya, kugira ngo ubashe kubwira abari abantu, kubacyaha, kubakosora, ndetse bikabigisha no gukiranuka. Ni ibibazo. Icyanyuma natekerezaga ne kuvuga gusa abashumba, reka nivugire n'abanyamasengesho. Hari abanyamasengesho tuba duhugurana, abantu barasenga ariko hari ukuntu tuba dusenga ntituvuge ngo ariko amagambo tuba dusenga. Baravuze bati reka tubwire Aimable atubwire ijambo ry'Imana. Umuntu agahaguruka kuzura umwuka akavuga ngo Aimable abure wowe uboneke, kandi Imana akoresheje Aimable kugira ngo tuzanire kino gicaniro. Naboneka kino gicaniro kizaza ryari. Mose nabura n'indi uzakura buriya bwoko mu buretwa ngo abure nguriya aboneke. Ni ukuvuga ngo icyakugize wewe icyo uri cyo, Imana irashaka guhindura igikoresho, akanwa kayo ko kuvuga.
wowe ntugomba kubura ahubwo haguruka kakujya Yohana yavuze ngo ndijwi ry'urangurura mu butayu. Yohana yabura ninde wari kwereka abantu ko Yesu yaje ngo nimukorere inzira z'Uwiteka. Noneho rero ngasenga ngo Aimable abure, noneho iki gicaniro ninde bari kugitangira. Ukuvuga ngo ahubwo dusengera uwabonetse tumurebe nka Mose wazanye ubutumwa kugira ngo bube igicaniro tuzane urubyiruko ruze ruvumbe kuko abantu ntibacumva ivuga butumwa. Abantu kujya mu rusengero barangiza bagafungura disiketi bakaririmba amasaha 2 bamara ngo Farawo mutu mubayari watese Abisirayeli ko ari ibya Farawo ibyacu se reka noneho tuzane ibyacu. Farawo mutu mubaya mwambie Farawo mutu mubaya Isaha igashira ya kabiri ya gatatu Farawo mutu mubaya ari watesa abana wa Isirayeli. Umunsi ugashira indirimbo ni Farawo mutu mubaya. Ariko ijambo ry'Imana ubunyenzi rinyereka gusa Farawo ahubwo riranyereka ibihe turimo. Ese mutu mubaya ninde? Ese mutu mubaya ni Farawo? Matayo arambwira gute mu bice 24 ibihe turimo vy'imperuka. Abavandimwe bazangana, umuvandimwe wakakwanga. Ukuntu nkubwira gute abaturanyi arababwira ubwo yababwiraga ya magambo Yesu yababwira ngo rikomeye, abwira Abafarisayo ngo rikomeye ugende ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Kuri icyo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Aramaze se gukunda mugenzi wanje ntibumvaga ayo n'amagambo bavugaga ntibayasobanukirwa. Amaze kuyasobanukirwa arahogera ngo reke mbabwire. Ashaka kubasobanura amubwira ngo hari umuntu wari ku nzira ngo ari wagenda ngo ashika ngo ahura n'abambuzi ngo arakubitwa ngo amaze gukubitwa amusiga ku nzira ashaka gupfa ngo barangize umulewi araza umuyuda araza abarewi niko navuga ngo umushumba araza pasiteri araza ngo ashika musanga aho ari kandi ari mwene wabo amusiga ahandi aritambukira. Nkuko naba ngiye gusenga ngasanga umuntu aragowe iruhande rw'urusengero nkitambukira. Undi nawe mugenzi we araje ngo ashika asanga nawe ni kwa kundi kandi abo bantu bombi nibo bari bakwiye kuba mukura. Ngo barangize umusamariya w'imbabazi araza amusanze aramwegura aramwomora aramutwara ngo amushyira ku bitaro ndetse asigara amafaranga aramwomora aza kumuvuza. Bamara aramubwira ngo se mugenzi wiwe wuriya ninde? Baramubwira ngo niwamukwiye ku muhanda. Umva bagenzi bacu nabadukura ku muhanda. Bagenzi bacu sabavandimwe bacu gusa si bajya twose iberi rimwe, si bajya tuvukana. Bagenzi bacu niba abandi dusangiye agakiza. Bagenzi bacu niba abandi dusangiye za nkingi 7 ziri mu Efeso ibice 4 niba bagenzi bacu bajya dusangiye umubatizo, dusangiye Imana imwe, dusangiye ubumwe, barya nibo dusangiye babandi nibo dusangiye. Nabwiye gusa abashumba ko bafite ubwoba bwo kuvuga ukuri n'ijambo ry'Imana uko riri, ingo zikagenda zisenyuka, abantu bagateranya abandi, abahanuzi bakavuga abasige bavugira Imana amahanuzi y'ibinyoma, hanyuma abashumba ntibavuge, ntibateshe, ntibacyahe, ntibakosore. Hanyuma rero abaririmbye kandi vugira abaririmbye nanjye ngunda kuririmba. Abaririmbye ntibagihimba indirimbo, basigaye baririmba indirimbo batumva naho zavuye kandi bagakena indirimbo. Akaba bagenda mu nyenga gusa wiki w'amajwi gusa wa diskete we yabigenda. Ariko nta bihimbano z'umwuka bakigira bicare ku bihimbano z'umwuka babashe kujya mu bihimbano z'umwuka bumva uko indirimbo ziro zuvuga bihimbano z'umwuka. Ariko urabizi igihe iyo turirimba indirimbo ziriya ndirimbo za kera, ziriya ndirimbo zo gushimisha Imana, amaze ukumva ukuntu baririmba ngo nubakuki yubaka iyo nkuge ngo yakorera ubupfapfa rwose. Abantu bo bari mu kubwirwa ngo nizo upfapfa bariho bakora. Oya, inkuge niki? Nubakuki yubaka iyo nkuge urakora ibyo ubupfapfa rwose. Dore utuye umusozi kandi nta mazi awari, ibyo ukora biratuyobera. Ibyo batekerezaga yakoraga bavuga ko biyoberanye. Ibiri none n'ijambo ry'Imana rigena kugakiza abantu bagira ngo byayoberanye. Ariko ni byiza ku ijambo ry'Imana turihuguza abana bacu. Abisirayeli bageze iriya mu mahanga ngo bamara kugera iriya mu mahanga ribazanira indero, barabazana ngo bakaza bashyira ku nkomanizo nzizu hariya ngo abana nibasohoka ngo baza barigata hariya ngo mateko y'Imana. Ayandi bakayabambika ku maboko bakayarigataho kugira ngo ntibakayibagirwe. Ni hariya muri Zaburi twasomye 119 n'umurongo wa 11 nabiki ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ndagucumuraho. Ndangiza mvuga ngo reka ibi byanditswe byera tubihindure ijambo ry'Imana tubika mu mitima, tubika mu bitekerezo
ku manywa na nijoro uko bukeye nuko bwije turuzukireho turigire nka breakfast ya mu gitondo turigaburire abana bacu turisangire n'abagore bacu turisangire turiganire iryo niryo rizadutunga ni intungamubiri ni intungamutima ni intungabitekerezo ijambo ry'Imana niturifata tugarigaburira abantu uko riri titurishyira hasi ngo turishyire hirya rizagaburira abana bacu rigaburira urubyiruko rwacu rigaburira abasore bacu ariko kubera ko hari ibintu byinshi bihari bagaburirwa tutabagaburira natwe dushiraho akacu ibyo babagaburira birabaryohera twavuze ngo abantu bari mu kwicara bakajya kuri YouTube gusa bakareba indirimbo gusa z'umunyenga ariko nta mwanya abantu bicara ku ijambo ry'Imana ivuga butumwa n'ikirivuga muri gihe kiri none ese ko twazaga tuza tukama tuvuga gusa bya Farawo tukavuga uburetwa bavuyemo twarangiza tukavuga Yesu ukuntu yaje kudukura mu byaha ese turimo kuvuga ko twiteguye Yesu ko azaza kutujana impana y'Imana kugiye kuzavuga abizeye bakumva bakazamuka ese turimo kugira abantu ngo bitegure gute itorero bitegure imitima yabo ibitekerezo byabo bitegure gute ngira ngo iyi promesse Yesu yavuze ngo nzagaruka ni byiza ko dushira abantu aho ngaho hakujya babwiye ngo mujye Yerusalemu barindira umwuka cyagihe cyo tubwira abantu ngo nibajye kurindira umwuka oya turabwira ahubwo ngo barindire ku musozi kugaruka kwa Yesu umusaza azagaruka none se umusaza azagaruka nuko tuzababwira kutihana ngira ngo azasanga abantu bitengwanyije bihanye bamenya ngo icyaha niki icyaha ni ukuvuga ngo iyo udatinya icyaha tumenye ibizo uvuga tumenye ibizo ukora tumenye iyo uja tumenye aho wicara amaso aragucumuza amatwi akagucumuza ururimi rwagucumuza amaboko akagucumuza niyo mpamvu abantu batagitinya na rimwe gukora ibibi no kuvuga ibibi kandi ntibatinye kujya kubiririmbana mu rusengero kujya kubibwirizanya ubutumwa kujya kuvuga nka entertainment abantu baririmbana basengana basimbana kuko abantu ntibakicishije ijambo ry'Imana ngo ryinjire mu mitima yabo rigira icyo ribigisha rigira icyo ribamarira akundwa reka ndangize mbabwira gutya ngo dufite umukoro dufite assignment dufite sikindi ni ibi byanditswe byera reka tubihe umwanya tubijyane birihagije ibitabo 66 bizahumetswe n'Imana itabasha kubesha kandi ibi byanditswe byera ngo twubakiye ku ntumwa n'abahanuzi ibyo intumwa zavuze abahanuzi bakabivuga tubigenderaho hanyuma tukabifata natwe tukabitanga reka rero tubitange kandi natwe bidufashe aho hakwiye gucyaha ducyahe aho akwiye gukosora dukosore aho akwiye kutwigisha gukiranuka dukiranuke kuko ijambo ry'Imana ni ingirakamaro ijambo ry'Imana ni isoko y'ubugingo yandirimbo mumfwe twarinze n'umuryango hano dutekereje ngo se niki ijambo ry'Imana ryatumariye nje ubwanjye ndangize ku buhamya minota badusigaye umwe aho natekereje inkomoko yanjye aho nkomoka ndetse ndazavuga ku bya Abrahamu mvuge n'ibya Mose mvuge n'ibyande oya ndavuga ati kwizera basogokuru bagiye bakuye kwa Abrahamu na Isaka reka none mvuge kwizera nakuye muri data na basogokuru data ni umubyeyi witwa Misigaro yantoje ijambo ijambo ry'Imana andera mu ijambo ry'Imana nyigisha gusenga nyigisha gusoma ngo nangize mubaza n'amateka ya sogokuru ndasubira nsanga sogokuru ni umwe mu bwoko akomoka witwa Matayo Nkungura mu bakiriye ubutumwa n'abakajabika babwakiranye icyarimwe ndagenda namubaza ngo niki wabonye niki wakuyemo niki cyagufashije ngira umugisha wo kuganirwa nawe ambwira igihe baje abamisiyoneri babwiriza ubutumwa arabwakira atangira kubuvuga ndetse aza kumbwira ati ubona wewe inyoko yaje kuba victime y'ivugabutumwa ati maze kwakira ivugabutumwa nyogokuru yarahukanye aragenda aje iwabo ati ndagenda njya kuba mu misozi aho ndari kuba njya gusangira n'abo tutari gusangira nyo kumutwara kumurera hariya arerwa n'abandi icyo gihe ndamujyana njya kumurera hane nyanaka kubera ko nakijwe nakiri ivugabutumwa rero ivugabutumwa uwaryakiriye hari igihe abantu bakujugunya iyo waryakiriye neza ukarivuga kuko riri tuzavuga ngo nubyakira kuko riri ngo abantu bazagukunda oya abantu bazakwanga bagutera amabuye bakwangaze bagushyira hakurya y'umuhanda ariko ijambo ry'Imana uko riri uzivuga ngo uko riri uryakira kuko riri rizagutunga uko riri na Yesu baramwanze bene wabo baje bamubonye baramwanga kandi yarabazaniye iki agakiza rero muri conclusion icyo nababwira reka mbahe uwo murage w'ijambo ry'Imana
mutungishe ingo zanyu, abana banyu, abagore banyu, muritunge iryo jambo ry'Imana. Ibibiriya ndimushire hasi, muyifate, muyamamaze, muyibwire abaturanyi, muyibwira mutavuga ururimi rumwe, muyibwire. Nimukubwira abantu ngo se nimuririmba gusa mugashyiramo disikete mukabyina, umuntu atumva ururimi rwawe uzamubwiriza ryari? Imana bazanye mahanga, mumenye ibyongereza, murimbe n'indirimbo z'ibyongereza, mubwirize mu byongereza, muterane n'abongereza n'abandi bandi mahanga, bamenye Imana mwamenye, muyisangire, mubakureho ibyo bamenye, namwe muhe ibyo bamenye. Ijambo ry'Imana ni rusange, ijambo ry'Imana si iry'abamwe gusa, ijambo ry'Imana. Duhere i Yerusalemu, tugere i Yudaya, tugere n'i Samariya, ariko twamamaze ubutumwa bwiza. Niba Pawulo yarabakibwa Timoteyo aya magambo, reka nanjye nkubwire ngo uyu munsi ni Timoteyo yari menta wiwe, nawe urebe ba menta bawe. Iso w'umwuka ninde? Ndavuga ngo data w'umwuka ni papa na sokuru Mwungura Matayo. Abo ni ba data w'umwuka, nabo babikomoye kuri Pawulo, Pawulo abikomora kuri Yesu yaravuze ngo mugere ikirenge, Pawulo yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye ko nanjye nakigize mu cya Kristo. Reka rero tugere ikirenge mu cyo batubanjirije, ibyo batwigishije tubimenye, tukabiteshukeho, bizatugirira umumaro. Mwakire ijambo ry'Imana. Uwiteka turaguhimbaje kubw'uyu mwanya, turasaba ngo abatwumva uyu munsi bakira ijambo ryawe, bakira ibyanditswe byera bibafitiye umumaro wo kubigisha ndetse no gucyaha, babigishe ababo n'abaturanyi naho bari, bitugirire umumaro kugira ngo umuntu wese ubyakira akabifata rimubere itungo, abikire ijambo ryawe mu mutima kugira ngo atagucumuraho. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, urakoze Mana yacu.